imiryango mu karere k'ibiyaga bigari mwaramukanya amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 27 z'uku kwezi kwa kane mu 2019. Uyu munsi turaha umwanya batwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo ku biganiro twabagejejeho ku itariki 30 z'ukwezi gushize kwa gatatu n'icyo twabagejejeho ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane. Icyo ku itariki 30 z'ukwezi gushize cyavugaga ku ntsinzi y'imirwi y'umupira w'amaguru nserukirabihugu bya Tanzania, Kenya, Uganda n'u Burundi bigiriye icyarimwe bwa mbere mu mikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu CAN kizakinirwa mu Misiri kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Icyo gihe abatumire bacu bari Alain Olivier Niyongeko, uyu ni umutoza w'umurwi nserukiragihugu w'u Burundi intamba mu rugamba, Abdul Karim Makenzi ukina mu bakabiri mu ntamba, na Jean Baptiste Kayiranga wabaye umutoza w'umurwi nserukiragihugu w'u Rwanda Amavubi yaba abahungu ndetse n'abakobwa, akaba kandi yaranatoje umurwi Alliance wo muri Tanzania. Ikiganiro cya kabiri cyo ku itariki 13 z'uku kwezi cyo cyavugaga ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda muri iyi myaka 25 ishize habaye jenoside mu Rwanda. Icyo gihe abatumire bacu bari Bishop John Rucyahana, uyu akaba ari umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Twari kumwe kandi na Jean Marie Vianney Ndagijimana, umuyobozi wa Rengera Bose, hamwe na Jean Paul Samputu, umuhanzi akaba n'umucikacumu wigeze guhabwa igihembo n'umuryango w'abibumbye kubera igikorwa cy'ubutwari yakoze cyo kwiyunga n'uwamwiciye. Samputu kandi akoresha ubuhanzi bwe mu gushishikariza ubwiyunge akanamenyesha amahanga ibyabaye mu Rwanda. Mu batwandikiye rero hari abifuje ko tubahuza na Jean Paul Samputu hamwe na Jean Marie Vianney Ndagijimana kugira ngo babibarize ibibazo ku byo bavuze maze bemera ubutumire bwabo. Murongera rero kubumva muri kino kiganiro basubiza ibyo bibazo by'abatwandikiye. Iki kiganiro mwagiteguriye kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya. Samirana radio yacu dukunda cyane, gahuza miryango. Reka duhere kuri Kayitakire Gustave uri Beijing mu Bushinwa, yatwandikiye ashaka gutanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho ku itariki 30 z'ukwezi gushize ku ntsinzi y'imirwi nserukiragihugu y'umupira w'amaguru w'ibihugu by'u Burundi, Tanzania, Uganda na Kenya mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu kizakinirwa mu Misiri mu kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi muri uyu mwaka. Reka tumwumve. Igitekerezo cyane rero ntago kibanda cyane ku mupira nyirizina, kibanda kuri siporo muri rusange ikozwe nk'uko njye mbitekereza. Ntekereza ko umupira wazamuka n'izindi siporo muri rusange zikazamuka, indi mikino igatera imbere. Tuvuze ku ibindi bihugu bikikije u Rwanda byarabonye itike yo kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika, abanyarwanda ntabwo ikipe y'igihugu yitwaye, uburyo byagenze birumvikana, ariko ntabwo ibintu biba birangiye, ahubwo tuba dukwiye gukuramo isomo, tugareba imbere, tugatekereza uburyo noneho ibintu byakorwa neza. Igitekerezo cyane rero isomo wakuyemo hariya ni irihe wowe? Isomo ry'ibanze bitewe na experience mfite naho ngenda nyura ndeba uko ibintu bikorwa, hari ibintu bitatu siporo ikwiye gushingiraho haba iwacu kimwe n'uko ahandi ikorwa. Ikintu cya mbere na kise siporo na education, ukuvuga tugafata siporo ni imikino tukayibuza n'uburezi, ariko noneho tutavuze imikino gusa, tugafata siporo nka siporo n'imikino hari ukuntu bitandukanyemo gato. Imikino usanga hari ukundi kuntu bivugitse, ariko siporo usanga mu ishuri dufashe nko mu masegonderi ugasanga byibuze buri shuri ku ngengabihe y'amasomo hariho isomo rya siporo. Noneho na nyuma y'uko amasomo arangiye hakaba ama-activity ya siporo abana bitabira afite abantu bayayoboye. Ibyo bintu iwacu ubona bititabira cyane, bidakorwa neza. Noneho n'ikindi cyo kuvuga ngo education na siporo ariko ikigwa nk'isomo nk'ikintu umuntu agenda akabonamo expertise, akagiramo impamyabushobozi, akagiramo uko bishoboka kose.
tukagira byibuze ishuri universite cyangwa college yigisha ibintu bijyanye na siporo, kuko siporo ni ikintu kinini ariko gifite utuntu twinshi, kandi iyo duhurijwe hamwe niho ubona ahandi hantu bitanga umusaruro. none se mu Burundi iryo shuri ntirihari se? Rirahari mu Burundi? Mu Burundi rirahari, niyo mpamvu ubona mu Burundi hazamuka impano nyinshi kurusha iwacu. ariko ni ubwa mbere nabo bagiye gukina imikino ya nyuma y'iki gikombe cya kane? Ni ubwa mbere, wenda bigendanye n'uko igihugu kiba kimeze na ekonomi n'iki, ariko iyo witegereje nko ku musaruro abarundi batanga mu bihugu bibakikije boherezayo abakinnyi, ubona ko buri gihe mu Burundi haba havamo abantu baza mu Rwanda bajya muri Tanzania. Ni ukubera iki? Ni uko hari abarimu mu mashuri, hari ibibuga abana bidagaduriraho, bityo bagahita bagaragara bakaba expose bakagenda. Ariko twebwe iwacu icyo kintu cy'amashuri, ikintu cyo kuba tudafite abarimu ba siporo, tudafite abantu bafite expertise muri siporo. Nk'ubu ubona ko abatoza dufite ni abatoza baba barize ibindi bintu ariko bakabona amahugurwa bakaza bakajya gutoza. Icyo gihe iyo aje bikanga gato ahita yisubira mu byo yize bya mbere. Ariko umuntu yaraje yaratangiranye nabyo, ugahera ukiga bacara ukajya mu kintu wiyumvamo muri universite yawe, ubwo ni amashuri ya mbere ya kaminuza. Turi muri kaminuza. Mbere ya kaminuza navuze ko byibuze ku ngengabihe y'amashuri y'amasomo mu cyumweru hakwiye kujyaho isomo rya siporo, rikagira umwarimu ryigisha ubifitiye ubushobozi. Noneho na nyuma y'amasomo y'uko arangiye abana bakajya mu makipe bagakora siporo mu byo biyumvamo, bafite abantu nabo babihugukiwe babizi neza uko babafasha. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, mu buryo bw'imiyoborere ya siporo muri management, ubu mu Rwanda dukoresha federasiyo na minisiteri. Ubona harimo akantu ko kudajyanira ninde uyobora undi, ninde ufite amaproje pilote zo guteza imbere umukino runaka. Ntawe. Haba harimo se ikibazo cy'imikoranire? Hari ibyo minisiteri ishinzwe, hari n'ibyo federasiyo, ni ukuvuga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rishinzwe. Ntabwo ari ikibazo cy'imikoranire ko twabivuga, ariko byibuze hakabayeho umwe uvuga uti dufite umushinga runaka, undi akawukurikira. Niyo mpamvu igihe navuze nti dufite ikigo kikaba ari institut ya siporo irimo abatekinisi, yaba ifite amadeparitoma atandukanye, futuboro, zaba n'indi mikino. Icyo gihe abatekinisiye bahari baricara bagashyiraho umushinga runaka mu myaka runaka, bakawuhuza n'amafederasiyo bakorana nabo, bakawuhuza n'intego za guverinoma, noneho bikamanuka bikazagera kuri wa mwana nanone tuzasanga ku ishuri. Abo se ntabwo bakorera mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru? Mu ishyirahamwe ntabwo bihagije, kuko ishyirahamwe buri myaka ine haza umuntu akagenda, uri wese wumva yazanye ibye, yagiyeho ibintu bisa n'ibirangiye. Ariko hari ikigo umuntu yajya yinjiye nko muri sisiteme akaza akora ibyo icyo kigo cyashyizeho. Nk'uko mu burezi bimeze, rebu zimeze, za RDB zimeze, ni ibigo ubona bifite structure, bikora imishinga, ibintu noneho uwijemo wese agakurikira ya mishinga akayikora, bitabaye kuza uzanye ingamba zawe undi azanye ingamba ziwe. Ni aho hantu ubona harimo icyuho, kuko mu bindi bihugu yaba byinshi byo muri Afurika y'Uburengerazuba, yaba hano mu Bushinwa, yaba muri Amerika, yaba mu Burayi, usanga hari icyo kigo mu gihugu. Icyo kigo ugasanga kirahari, kikanagira na centre d'entraînement ya zama equipe nationale, aho bakorera imyitozo. Aho bakorera imyitozo, equipe nationale ntibe muri hoteli, yabaye muri hoteli, iva kuri hoteli ijya ku myitozo, ikagira ikigo kirimo ibintu byose, kirimo abantu babihugukiwe. Nk'uko iyo witegereje ikigo kibi Musanze cy'amagare, hari umusaruro cyatanze mu magare yo mu Rwanda, ubona hari ikintu cyahindutse aho kiriya kigo cyazi. Ariko bo baracyari bake. Umupira w'amaguru wo turimo turavuga ubu ngubu ni abantu benshi, ni imirwi myinshi, ntibyatwara amafaranga menshi cyane kuri icyo gitekerezo urimo uratanga? Ntabwo byatwara amafaranga menshi, kuko icyo cyaba kireba equipe nationale, cyaba kireba n'ikindi kipe ya club yaba ibishaka, ariko yagiza wenda ikishyura kubera ko yabije gukoresha ibintu byo bihari bikeneye gukorerwa
maintenance n'iki, ariko ikihutirwa ni uko icyo kigo cyaba gihari gifite ibikoresho byose, gifite abatekinisiye, noneho kikaba gihari gikurikirwa na federasiyo n'ikindi kigo navuze hejuru cyaba gishinzwe ibyo bintu bya tekinike. Kuko iyo urebye minisiteri ubona ntabwo usanga harimo umuntu umwe ushinzwe ikintu. Umuntu umwe ntabwo ashobora gukorera mu gihugu hose ngo bikunde. Hanyuma ubwo ibyo bitekerezo urimo uratanga mbere yo kujya ku cya gatatu ni ibyo mwiga mu mashuri, kuko nabonye uri umunyeshuri mu Bushinwa aho ngaho uri muriga kandi ibyerekeranye n'imikino. Urebye ni structure iriho mu bihugu hafi ya byose, yaba no mu ishuri barabikwereka, yaba nawe iyo urebye hanze uko ibintu biba bipanze mu bihugu, warebye nko mu gitabo, warebye uko abantu baba bateguye ama ekipe yabo national, ubona ko icyo kintu abana bava ku ishuri bakajya muri cya kigo kigakurikirana gutyo, noneho ukabona ko hari ukuntu ibintu bikurikirana neza. None se nk'ubwo wowe nurangiza kwiga aho ngaho uzasubira mu Rwanda? Niteguye rwose gusubira mu Rwanda. Hanyuma nujya mu Rwanda ubwo ni akazi kaho wakora? Akazi niga ibintu bijyanye no gufasha abakinnyi nyuma y'imvune kugira ngo bazagaruke mu kibuga. Ntabwo ari n'abantu benshi bari mu gihugu iwacu, numva nanjye nzajya gutanga uwo musanzu, ariko n'ahandi nakwifashishwa, niteguye kubikora. Ubwo nagira ngo numve icyo ushaka kuzana nk'umusanzu wo guteza imbere umupira w'amaguru aho ngaho mu Rwanda nk'uko twarimo tubivuga. Ngaho rangiza, hari icya gatatu nacyo wari wanditse? Icya gatatu ni ikijyanye n'ibikorwa remezo, uko bikoreshwa, uko bishakwa. Nibyo ubu ngubu ubona hari ikintu gihari cyo kubaka amasitade meza, ibibuga byiza, ariko ntago umuntu bituriye ntago ariyumva ko icyo kintu kimeze nk'aho ari icye, ngo yumve ko nimugoroba ashobora kwinjiramo akakina akagira ate. Ugasanga hariho ibibuga, ugasanga byabaye aho bigishiriza amamodoka, ibindi byagiyemo amasoko. Ibyo bibuga byose bikwiye kongera bikitabwaho, abana aho bari hose ku mirenge, mu tugari, bakajya ya saa 8 ya saa 9 bakaba bari ku kibuga. Hanyuma se iyo abantu bagiye gukina muri ibyo bibuga hari abababuza? Ntabwo bababuza, ariko ahenshi usanga amasitade afunze, akingurwa ku munsi w'umukino, cyangwa se zirahenze. Hakwiye gushyirwaho akantu kuko abantu bashobora kuva gukorera siporo mu muhanda bakajya ku bibuga, byarushaho kuba byiza. Ariko ibyo nabyo birasaba yuko aba abantu babungabunga ibyo bibuga, naho ubundi bashobora kubyonona. Birumvikana, niyo mpamvu buri gihe ngaruka ku kintu cy'ishuri. Iyo abantu bize muri siporo bigamo ibintu bitandukanye, abiga gutoza, abiga management, abiga kuva. Iyo abo bantu bahari mu gihugu, ibyo byose bihita bijya ku murongo kuko baba babisobanukiwe neza. Ntiyumve ko ikibuga gikoreshwa ku munsi w'umukino gusa, ntiyumve ko ikibuga gishobora kuba gifunze ngo nibwo kidasaza. Oya, gishobora gukoreshwa kikanashakirwa uburyo cyitabwaho ariko kidafunzwe. Hanyuma ku byerekeranye n'abakinnyi, reka dufate nk'uru rugero twarimo tuvuga rwa Amavubi, umurwi nserukiragihugu w'u Rwanda. Wowe wawubwira iki ko watangiye utubwira yuko mwebwe nk'abanyarwanda byabababaje? Ni iki wabagiraho nk'inama kugira ngo batazongera kubabaza abanyarwanda? Abakinnyi buriya iyo bakina, iyo batsinzwe ntabwo babyumva kimwe natwe, kuko abari mu kibuga ashobora kubyakira vuba kurusha njyewe wicaye ndimo kumureba. Ariko ntekereza ko icyo bakwiriye kumva ari uko ibintu bitacitse, ibintu bishoboka. Iby'abarundi bakoze twabikora, iby'abagande bakoze twabikora, uretse ko twebwe n'ubwa mbere byaba binabayeho. Ahubwo ikiba kibabaje ni uko hari intambwe twigeze kugeraho, ubu ngubu tukaba tutabasha kongera kuyisubiramo. Ariko se iyo ngiyo ngira ngo Jean Baptiste Kayiranga yarayivuze ubushize, avuga ati mu 2004 igihe twari muri Tunisia hari ishyaka, ibintu bisa nkaho bije gutyo muri uwo mwanya, ariko iryo shyaka ntabwo ari ry'umuntu yagenderaho igihe kirekire. Ngira ngo yarabisobanuye. Yarabivuze nibyo. Ariko niyo buriya ikintu wavanye mu ishuri, muri uko kwiga, muri ayo mashuri, yaba abayobozi yaba abakinnyi, iyo wabashije gukora kariya ka siporo ukaba uyobora ahantu, iyo umuntu azanye
ikintu cyerekeranye na siporo ubyumva vuba kurusha wa muntu wundi utazi byerekeye utarigeze agira amahirwe yo gukoraho na ka siporo gatoya. Nicyo kibazo ahari kihari ko wenda bamwe mu bayobozi batigeze bakora iyo siporo, batigeze bagira ayo mahirwe yo guca mu ishuri zirimo za siporo. Ariko iyo ufite umuyobozi akaba ari umuntu ukora siporo, gutanga igitekerezo kugira icyo umubwira ku byerekeranye na siporo ahita abyumva. Ibyo Jean Baptiste yarabivuze, ariko hari n'akandi yongeyeho, kuko narimubajije se ubona Abarundi, Tanzania, Kenya se, Uganda se bararushije iki Amavubi y'u Rwanda? Arambwira ngo icyo babarushije nuko barisobanukiwe. U Rwanda twagiye muri kane mu 2004, abandi baratureba babyigiraho, barisobanukirwa, baritunganya. Ibyo ndemeranya nawe. Ubu niba uyu munsi tutaragiye muri kane, dukwiye kwicara tukavuga tuti harabura iki, ni kuki tutagiyeyo, dukora iki noneho? Dukwiye kubanza tukemera ko hari icyo tutagezeho, noneho tukareba impamvu tutabigezeho, hanyuma noneho tugashyiraho izindi ngamba z'uburyo tuzabigeraho. Ariko ikihutirwa dukwiye gushaka uwo tureberaho, tukavuga tuti niba dushaka football tugiye kurebera ku Bwongereza, tugiye kurebera ku Badage, tugiye kurebera ku Bafaransa. Babigenza bati, bakora bati. Nkawe rero urimo urakora amashuri, ni uruhe rugero waba barebera nko kurinde? Nkurikije nk'abashinzwe uko babigenza, ubu bari mu Butaliyani cyane, barimo baritegereza football y'Ubutaliyani, bazana abatekinisiye b'Abataliyani muri equipe nationale. Bo bafashe urugero muri coaching, bafashe urugero ku Butaliyani, mu butoza bafashe urugero ku Bwongereza, muri management ya football bafashe urugero mu Bufaransa. Ubu bafite ba manager bava mu Bufaransa. Natwe rero bitewe wenda n'ubucuti n'imibanire y'ibihugu uko bimeze, dukwiye gushaka ibihugu tureberaho. Ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze Bwana Kayitakire Gustave. Murakoze cyane nawe. Tujye noneho ku batwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho ku itariki 13 z'uku kwezi, ku kiganiro cyavugaga ku bumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nyuma y'imyaka 25 habaye jenoside muri icyo gihugu. Mere kuri Godson Bosco uri muri Sweden. Nifuje gutanga ibitekerezo, ariko ku bwanjye ukwezi kwa Mata ni ukwezi mbese bigoye kugira ngo kuzave mu mutima wanjye, kuko ibyakubayemo. Ukwezi kwa Mata n'ukwezi kwa kane, kuko hari n'abarundi batwumva. Mu kwezi kwa kane nibyo navugaga nti ibyakubayemo, nibuka byari byo gusinya amasezerano y'amahoro, byahindutse ibiyorogo, impfu zitagira ikigereranyo, mbese kwabaye intangiriro y'akaga ku Rwanda n'Abanyarwanda muri make. Ubwo uravuga muri 1994? Akaba ari nayo mpamvu mbivuze kugira ngo ntangire nihanganisha Abanyarwanda aho bari hose ku byatubayeho. Ngarutse ku ijambo nyamukuru, nashimira cyane abatumire wari ufite uburyo bitwaye mu gusubiza ibibazo babajijwe, ariko nkatangirira ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Navuga nti yarisomye neza kandi mu by'ukuri rikubiyemo n'ubutumwa bwiza, ariko muri make ikintu kibazwa cyangwa nge nibaza ku bwanjye ni ukuba iryo jambo ibirikubiyemo ari nabyo bibera mu gihugu, kuko usanga narikomeje no kuryumva kenshi, ariko nasanze rihabanye n'ubutumwa nyirizina burikubiyemo. Gute? Shobora nko kwibanda cyane nk'uko nawe yabigarutseho ku bijyanye n'urubyiruko, kuko nk'uko yarwise ko arirwo Rwanda rw'ejo, ari narwo igihugu gihanzeho amaso. Nuko urebye kuba urubyiruko rudashobora kubwizwa ukuri ku bijyanye n'ibyabaye mu gihugu, usanga n'ubu tugikomeza gusubira mu byagiye bihita, kubera ko ntibiravugwa neza nk'uko byagenze, kugira ngo urubyiruko narwo rumenye uko rubyitwaramo. Ni ibiki bigaragaza ko bitavuzwe, ko ukuri kutavuzwe? Kuko
ndibuka muri rirya jambo umukuru w'igihugu yavuze yuko anabona inkunga ya bamwe mu bakoze iriya jenoside bavugishije ukuri kw'ibyabaye kugira ngo bifashe gutuma ubutabera bubaho n'ubwiyunge bugashobora kubaho. Biragoye kugira ngo ubwiyunge bubeho tutari twamenya icyahanuye indege y'umukuru w'igihugu, kuko ntabwo abantu babifata nk'ibintu byoroshye. Umukuru w'igihugu ni umukuru w'igihugu. Ntabwo twasimbuka iyo tariki ya 6 ngo abantu bahere ku itariki ya 7. Usanga bisa naho hari ikintu cy'icyobo kiburamo buri gihe, ko ni nkaho mbese ntabwo birangira, bihora bigenda bigaruka. Ariko wenda nuko ririya jambo tutashoboye kurivuga ryose, ariko mu ijambo ryose yavuze no ku byabaye kuri iriya tariki ya 6 yarabivuze, aravuga ngo guhanura indege ntabwo bivuze yuko hagomba kuba jenoside. Birumvikana iyo abivuze atyo, ariko ntagomba kwibagirwa umwuka wari mu gihugu, ntagomba kwibagirwa uburyo ari amashyaka ari iki abantu bose bari bahanganye, ntagomba kwibagirwa ko hari hasinywe amasezerano abantu bizera ko hagiye kuba amahoro. Ntabwo n'ibintu byinshi mu gihugu hari harakwirakwijwe, yaba intwaro, yaba abantu batazwi, yaba byari ibintu umwuka wari uhari kameme, ntabwo wari mwiza ku buryo ushobora kuvuga ngo nta cyari gukurikira ihanurwa ry'indege y'umukuru w'igihugu. Wowe niko ubibona, ariko hari n'ababona yuko kuvuga kuriya ari ukugaragaza ko gukora jenoside ni ibintu byari byarateguwe gusa, ni imbarutso gusa abantu bari bakeneye kugira ngo ibeho. Birumvikana iyo umuntu afite ubutegetsi avuga, atanga verisiyo ikumvikana, ariko ndakeka n'inkiko zarusha zarananiwe kwerekana uburyo iyo jenoside yateguwe. Ariko wenda umuntu yasubira inyuma akareba akavuga ati igihe cyose, buri gihe, niyo mpamvu dukunze no kubitindaho cyane, igihe ubutegetsi bugiyeho ntibuhe abaturage urubuga ngo bisanzure bavuge akabari ku mutima, babaze ibibazo. Ni ibintu bigenda byibika ku buryo hagize ikiba, ibintu bimera nk'ikirunga kiruta. Ariko se kirya gihe abantu ntibavugaga, bakoraga amashyaka, byo bitaga za mitingi, bakavuga icyo batekereza, kiriya gihe ntibyabagaho? Wavuga ko byari bimaze guhera muri 90 kamemu, nibwo ibintu amashyaka agiyeho, nibwo ibintu byasaga nk'aho bitangiye kugira umurongo, aho abantu bari batangiye kugira urubuga rwo kuvuga. Ariko mbere yaho nta muntu wari uzi ko hari ibibazo abanyarwanda bafitanye. Urabona, iyo abaturage utababwiza ukuri, ni nk'ibiriho ubu. Ibiriho ubu urababwira uti ni ibintu byose ni byiza, ariko ntabwo ari byo. Ibintu birakikibazo. Ariko haruvuga ko ibintu byose ari byiza se? Bavuga ko hari ibyakozwe byateye imbere nk'uko Jean Marie Vianney Ndagijimana yabivugaga, gusa ko hari ibindi bigikenewe gukorwa. Nibyo, kandi ibyo bigikenewe gukorwa ni nacyo kintu gikomeye. Ngewe nibanda cyane kuri politiki. Ikibazo cy'u Rwanda giterwa na politiki kandi kizakemurwa na politiki. Ntabwo kizakemurwa n'ikindi kintu, kumva ngo abantu ku musozi babanye neza ariko politiki itari yakemuka. Ni ikibazo kizakomeza kugora. Hanyuma uretse iryo jambo rya Perezida Kagame wumvise, bariya batumire bobo watangiye ushimira bobo, hari icyo ubanenga? Ibyo bavuze urabyemera? Nahereye ku byavuzwe na Bishop Rucyahana, natangira amubwira ko ibipimo by'ubumwe n'ubwiyunge ntago byumvikanwaho n'abanyarwanda cyangwa bivugwaho rumwe n'abanyarwanda bose, kubera impamvu nyinshi. Ariko ngewe nshobora kureba nkavuga impamvu 3 z'ingenzi. Nshobora kuvuga ko ikibazo cyo kuba ubumwe n'ubwiyunge butagerwaho ari uko bwinjiwemo na politiki. Uretse gato, ni ukuvuga wowe ntago wemeranya n'iriya mibare itangwa na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge? Nibyo. Impamvu yawe ya mbere rero niyo ngiyo uvuga yuko ubwiyunge bwinjiwemo na politiki. Bwinjiwemo na politiki. Gute?
leta yabyivanzemo aho kugira ngo leta itange umurongo ushobora kurusha gufasha guhuza abenegihugu, ahubwo wabyinjiyemo ku nyungu zayo. gute yabyinjiyemo ku nyungu zayo. Nshobora nko gutanga urugero nkurikije ibyo umutumire wawe Samputu yavuze. Ufashe ukareba amagambo yavuze, nubwo abantu hari batayatinzeho, ariko amagambo yavuze arakomeye cyane. Niba yari yahisemo akavuga ati ngewe niyemeje kubabarira abampemukiye cyangwa abanyikiye, nyuma akaza guterwa amacumu n'abandi bantu bavuye ku mpande, haba abavuye mu butegetsi cyangwa se abavuye bati ngira ngo wabyumvishe nabi. Ahubwo Samputu yaravuze ngo inshuti ze nizo zamuteje ikibazo, atabarwa leta. Ati leta yakoze ibintu bikomeye hariya, ati iyo itaza kunkingira umutekano nanjye mba narapfuye. Ngira ngo wabyumvishe nabi. Ariko ntabwo navuga ko kuvuga ko leta yamukingiye umutekano, abo bantu se bo twamenya bari batari muri leta, kubera yuko utangiye gukeka rero. ntabwo nkeka politike turayikurikirana cyangwa ibibera mu gihugu turabikurikirana, imanza warazikurikiye arizo za gacaca, ntabwo rero umuntu yabitindaho cyane. Ariko niba urimo uratanga urugero rwa Samputu we yemera ko leta yakoze umurimo ukomeye kuri iki kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge, anavuga yuko utajya hariya ngo uhakanye iriya mibare yatanzwe n'iriya komisiyo. Yaba Samputu yaba ndetse na Ndagijimana Jean Marie Vianney bose baravuga ko leta hari ibyo yakoze, gusa bakavuga bati hari n'ibinegu. Ikibazo rero kirekire nuko nyine uko mubivuga nuko bigaragara. Reka ngohe nk'urugero. Ejo bundi Kiliziya Gatolika yasabiye imbabazi imfungwa abarwaye cyangwa abageze mu zabukuru, ariko wumvisha ukuntu umuryango uharanira abacitse ku icumu wahise uhaguruka ukavuga uti abo bantu ntabwo bagomba kurekurwa. Kandi burya rega nubwo tuvuga gutya, ariko burya uriya muryango nawo ubushamikiye kuri leta. Wowe urimo uravuga ngo burya, ariko Ibuka bavuga ko ari umuryango wigenga. None wowe wari urimo uvuga ukuntu ikintu cya mbere wowe ushingiraho nuko politiki yivanze mu bwiyunge, ariko ndumva ibyo usobanura bitandukanye na leta. Icyo kibazo gihari, biragoye kumenya uburyo iriya leta ikora, kuko kuba atayizi birabagora kuyimenya, ariko rero kuba yizi bazi uko ikora kandi bazi uko babigenza. Ariko niba uyizi wowe byakunaniye kudusobanurira ibyo uzi? Ntabwo ari uko byananiye kubisobanura, ahubwo nuko biri kugenda bisa naho mu bijyana mu mategeko cyane, kandi ntabwo iriya leta ntabwo igendera ku mategeko. Okay, ngawe tubwire icya kabiri dukomeze. Ikindi cya kabiri nabonye ni ukuba nta bworoherane, nta biganiro. Nyine turagaruka nko kuri ubwo butabera butazira ubusembwa bubaho mu gihugu, guhora abenegihugu bafite urwikekwe, kwishishanya, gutinya kuvuga ikikuri ku mutima. Ni ibintu bigaragaza yuko abanyarwanda batari biyunga, umuntu ashobora gushingiraho asohora imibare. None wowe urashingira ku cyo uvuga ko batiyumvamo, nta bworoherane buhari, nta butabera? Ibyo wowe urabivuga ushingiye ku ki? Ukunda kunyarukira cyane ku mbuga nkoranyambaga, nsoma ibyandikwa, nkareba ibyo abantu kuko burya niho abantu bagera bagashobora kwisanzura, bakavuga ikibari ku mutima. Urabibona iyo usomye ibyo abantu bandika, usanga rwose tukiri kure cyane. Okay, ngaho rangiza uvuga icya gatatu kuko iminota iradushiranye. Nsubira ku kintu gikomeye cyane cyo kuba twarabuze inyangamugayo, zaba ziturutse mu madini, muri leta, cyangwa se no mu zindi nzego zirebana n'ubuzima bw'abenegihugu, barenga ikibazo bagaharanira inyungu rusange nta vangura. Abo ni nk'abande wifuza?
ndaguha nk'urugero iyo numvishe nk'umuntu wari umukuru wari uhagarariye inteko nshinga amategeko n'urugero ntanze wahunze uri muri Amerika ese Barenzi Joseph iyo numvishe umuntu w'umugabo nk'uriya ufite ibitekerezo bizima ariko ntabe yaba akiri mu gihugu ngo ibyo bitekerezo abisangiza abantu bashobore nakubwira ko kuva u Rwanda rwagira ikibazo nta gihe na kimwe abanyarwanda bari bashira impumu ngo bagire umuntu bahumuriza abahe kumva yuko bataremewe guhora mu bibazo cyangwa mu ngorane ahubwo ari abantu bakwiye kubaho nk'abandi bo mu bindi bihugu. Ku bwawe rero mu banyarwanda bari mu Rwanda nta muntu ubona w'inyangamugayo ubona wafasha iriya komisiyo kuzana ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda? Ntabwo bivuze ko bataba bahari ariko ikibazo ni uko aho bari bigoye kuba umuntu yagira icyo avuga kubera yuko ibi ndabivugira ko iyo umunyarwanda arenze metero imwe y'umupaka w'u Rwanda ava ku butaka bw'u Rwanda yumva ko atazabusubiraho akubwira ibitandukanye n'ibyo yavugaga akiburiho. Hari ababikubwiye wowe? Benshi cyane kuko nganira na benshi kandi hari abanyeshuri bazaga kwiga ntabwo tutavuganye kuko byagiye bimpa ishusho ukurikije ibyo natekerezaga nkasanga ntabwo ariko bimeze. Sinarangiza navuze ku kibazo kindi kijyanye no kwibuka umbabarire gato kubera yuko iyo twibuka tuba tugomba kumenya impamvu twibuka n'igituma twibuka n'aho bizatugeza kwibuka kuko biri mu bintu bishobora gutuma abantu bagera kuri ubwo bumwe n'ubwiyunge. Ndagira ngo nguhe nk'urugero nshobora gufata ibice bibiri. Hari abibuka mu Rwanda bagendera ku murongo wa leta, hakaba abibuka hanze bagendera ku murongo wabo. Bamwe bibuka itariki ya 6, abandi bakibuka itariki ya 7, abandi bakibuka abaguye Kibeho, abandi bakibuka abaguye muri Kongo. Ibyo bintu bitandukanye abanyarwanda biragoye. Ku bwawe rero byakorwa gute rero? Ngewe ku bwanjye mbona ko ikintu cya mbere nkurikije abanyarwanda batakaje ubuzima bwabo mu bibazo by'u Rwanda, twakwiye kubanza gushaka uburyo hashyirwaho ingamba zabungabunga cyangwa zigasigasira abakiri bazima, abagihume. Umunyarwanda ari wose ugihumeka akaba ubuzima bwe bwasigasirwa mbere y'uko ducagagurana duhera bacu bavuye ku isi. Ni nkaho natwe ubu tuba tumeze nk'abapfuye. Ku bwawe rero nta kwibuka byabaho? Ntabwo mvuze ko bitabaho, ntabwo ari cyo cyakwiye gushyirwa imbere kuko bituma ahubwo birushaho gutandukanya abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo abakiriho ntibashobora kuba umwe igihe cyose, bamwe bafite uruhande rwabo, abandi bafite inguni yabo, abandi ntabwo bizashoboka. Niyo mpamvu nagarutse nshimira Ambasaderi Ndagijimana, byibura we yateye intambwe igaragara ivuga iti twibuke bose kuko bishobora kuba intangiriro ahubwo y'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Urakoze cyane ku bitekerezo Bosco Godson. Murakoze namwe Fere. Undi watwandikiye ni Manirakiza Pascal, nawe nyine ari muri Swede. We rero yifuje ko tumuhuza na Jean Paul Samputu hamwe na Jean Marie Vianney Ndagijimana. Manirakiza Pascal, waratwandikiye umaze kumva kiriya kiganiro twabagejejeho, umbwira yuko wifuza kuvugana na Jean Paul Samputu ndetse na Jean Marie Vianney Ndagijimana. Twagiriwe icyo navuga ngo ni amahirwe yo kubona bemeye kuvugana nawe. Turi kumwe na Jean Paul Samputu, twagira ngo tuguhe umwanya umubaze ibibazo wifuzaga nyuma ya kiriya kiganiro, ibyo wumva yuko yagusubiza. Murakoze Serege Kwaya, mbaze shimire Jean Paul Samputu kuba yemeye kuza ngo mubaze. Kandi namushimire ku butwari yagize bwo kubabarira. Si ibintu byoroshye kubabarira, burya umuntu yakwiciye ni ibintu bikomeye cyane, n'urugendo rukomeye kuko yabivuze ntabwo umuntu w'ubwe n'amarangamutima ye yabishobora. Rero ndamushimiye kandi yakoze umurimo ukomeye ku banyarwanda. Rero ikiganiro cyanyu cyavugaga ku bumwe n'ubwiyunge.
yewe byatumye nibaza ndavuga se ubundi ubumwe n'ubwiyunge ni iki, hiyunga abandi? kuko uko njye mbona sisiteme, nagize amahirwe yo kuba mu Rwanda mpiga amashuri abanza n'ayisumbuye, uko nabonye leta iriho ntabwo itanga amahirwe y'ubwiyunge, kuko hiyunga abantu babiri kubera ko bavuganye bwa mbere, bakabwizanya ukuri, bakemera amakosa, bakayemera uko, kandi hakaba ubwisanzure mu kuvuga, haba n'utana bakamugarura ku neza kugira ngo noneho bumvikane, abasaba imbabazi bazisabe n'ababarirwa bababarirwa, kuko nk'u Rwanda turabavandimwe. Kandi icyo nabashije kubona, ntabwo nk'abahutu bavutse banga abatutsi, ntabwo abatutsi banga abahutu, nagiye mbibona mu nzego zitandukanye. So rero akenshi ngira ikibazo ku bavandimwe bacu b'abatutsi, hari ikintu cyadutse leta ikoresha, kandi nkabona abavandimwe bacu b'abatutsi barokotse baragifashe. ngewe nkibaza ahantu twaba twerekeza nk'abanyarwanda. n'urugero, ngewe ntabwo ushidikanya ko abatutsi bishwe ko ari abatutsi, nari mutoya ariko nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango wambwije ukuri, kuko hari n'abo twagendanaga nkiri muto, hari n'abagendaga iwacu bavuye mu batisimu bapfuye. nkunda kwibuka umuntu umwe yari yavutse afite intimbo, yari umwana avutse afite intimbo, papa mubyara muri batisimu, nyuma ntiramwiriza kumwica. Ikibazo cyasigaye mu rugo baravuga ngo mbese ngo nawe bari bambonye n'inkotanyi abamwishe. Mukecuru Siteriya niwe wari umututsikazi usa n'aho atuye iwacu, interamwe zaramwishe. ariko mbora nibuka ko twicaye ku mashyiga basubiragamo ukuntu yapfuye, mama bimubabaje cyane ku rwego rwo hejuru. rero ntabwo nshidikanya ko abatutsi bapfuye kandi bagapfa ntacyo bazira. ngiye ku bwanjye byakwitwa jenoside bitakwitwayo, bapfuye nk'abantu batagombaga gupfa. icyo nicyo ndeba nuko umuryango nyarwanda watanye. ariko hari ikintu kibabaza cyane nshaka kubaza Jean Paul Samputu nk'umuntu w'umututsi wacitse ku icumu. yewe Pascal, ibyo byarabaye. nyuma yaho inkotanyi zinicira umuryango n'abandi benshi. nkunda kwibaza, iyo kenshi tubivuze babyita ngo ni ugupfobya jenoside. niyo mpamvu nategereje ngo mbaze Samputu, mbese Samputu ubitekerezaho iki? ese koko mutekereza ko iyo tuvuga ko twapfushije abacu twaba dupfobya jenoside yabakorewe? icyo ni icya mbere. sinzi niba nabaza ikindi cyangwa se nareka nkazakibaza bibaza rwose, bibaza byose. ikindi cya kabiri, ese buriya ubaye wenda ari uko wowe ubibona ko njye Pascal mvuze ngo nurugero inkotanyi zahishije umuryango kandi nibyo naba mfobya jenoside, noneho wakugira Pascal ukaba uri umwana wavutse ukabona abantu bakaza bakica mama, bakica bashiki bawe, ingaruka zambayeho ni ndende ku buryo ntashobora gusobanura. kandi nzisangiye n'abandi benshi cyane. hari abo nzi batigeze bajya mu ishuri, bari abahanga, babura uko biga, imiryango yabo yatsembwe rwose. none se nkavuga se ubaye uri nkanjye Pascal, kuko ndabizi uranyumva ubu, ko niyumva urabyumva kuko iyo experience urayifite, wowe wakwitwara gute? ubumwe n'ubwiyunge bukenewe ari uko twabwizanye ukuri. n'urugero rumwe, ejo bundi nanyo mbona bari bari gushyingura abantu haganiye mu Mutara, hari ifoto y'umuyobozi w'ingabo, uriya mugabo iwacu muri 1978 uzaba azi umuntu uwo ari we wese wari hariya. njyewe ubwanjye naramwiboneye muri Songamane. mukuru wanjye Serugendo yamutwaye ndeba, afata umusore amwicira aho mu bantu mbarigo. ni ibintu birebire. uwo muntu yishe abantu ku buryo agace kose karamuzi. namubonye ejo bundi ahagaze ku rwibutso ari kunama, nahise nibaza, ariko buriya arababaye. ndongera ndibaza, uyu muntu uwazura aba bantu bishwe bakabona uyu muntu wishe abandi nawe ari kubunamira, ariko se buriya ntibagira agahinda? ndongera ndibaza ngewe ubwanjye, ariko se ubumwe n'ubwiyunge burashoboka? none ndavuga se umuntu nka Samputu ni umuntu w'ikirenga uko yaramenyekanye, ubwo nibaza ko no muri sosiyete yagize izindi nshingano. ese umuntu nka Samputu yashobora guhagarara akavuga ukuri kugira ngo yunge abanyarwanda? ibyo bitatu nibaza ko bihagije. murakoze. urakoze cyane rwose. ni ibintu byiza. nshimire na umunyamakuru Ferre Gakwayo uduhuje, kuko si kenshi ibintu nk'ibi umuntu yavugana n'umuntu yarumvise ikiganiro akabaza bino bibazo. rero ngiye icyo nahera kuri icyo uvuze ngo wakugira Pascal wabigira uti. ni byiza cyane ko bivuze,
kuko Pascal na Samputu ni bamwe. Aho rero uvuze neza cyane kuko nahita nkubwira nti wabikora nk'uko Samputu yabikoze, kuko ni kimwe, uri umuntu nkaba umuntu, kandi ibintu by'ubuhutu n'ubututsi ubivaneho wowe uvuga uti ndi umuntu gusa, kuko ubwoko ubuvanyeho, kuko iki cy'amoko nicyo abantu benshi bagiye bitwaza. Uvuze uti uyu ni umuntu ukakuraho ubwoko, wavuga uti ibi ni byo, ko amateka niyo yazanye amoko, yazanye ibi byose, ibyo ubundi urabirenga. Ariko ubundi wakugira Pascal wabigira wakora nkanye, kuko nimba njye narabikoze nawe wabikora, kandi ikintu nagushimiye nyine warabishimye, kuko ntabwo ugeze uvuga ko nakoze ibi, wavuze uti ni bwiza, wowe ni ubutwari. nawe ubwo butwari rero kubyita gutyo ubushize narabibabwiye narabivuze ntimuvuge ko indi ntwari, kuko kwishyiraho icyo kintu nzi uko byagenze, ko nanabyanze nkabitegekwa n'Imana ku ngufu nkabikora, kuko nabwo ntabikora biragenda biti noneho ndabikora. Niyo mpamvu njya nanga iyo uvuze ko ari ubutwari, kuko wabivuze gutyo nawe wabikora nkuko nabikoze. Nimba narabikoze nawe wabikora, ni ibintu wakora, kandi imbabazi burya zifasha wowe, kuko ndibuka nk'iyo warimo wibaza ibyo bibazo warimo ubaza nk'ibyo wavutimya ati se bariya abantu se leta burya ntugashyire ikintu kuri leta nimba itagukoreye icyo ushaka, wowe wakwibaza uti nge nakora iki, kuko ngewe ntabwo leta yambwiye kujya kubabarira, nge navuze ko ari Imana yabimbwiye, kandi si ngewe gusa mbibwirwa gusa, ni benshi Imana ibibwira bakanangira. Ibyo ni ibintu bizwi, cyangwa akababwira gusaba imbabazi ntibabikore. Nge narubashye ndagenda ndabikora, nta leta nabajije, nta muvandimwe nabajije, nta n'umuntu nabwiye n'umwe, naragiye direct ndagenda, navuze ubushize uko byagenze biranga subirayo ndabikora. Noneho rero ni icyemezo ufata kuri wowe, kandi buriya iyo ubabariye uba ukuye umuntu mu buroko, kandi urya muntu ukuye mu buroko ni wowe. Rero ikindi cya kabiri uti natwe iyo tuvuze ibyacu cyangwa abacu bagiriwe nabi tubyitwitse gupfobya. Ibyo ni bya bintu nakubwiraga, iyo watangiye kureba ikibazo cyawe ukagishyira ku bandi kandi ushobora kugikemura wowe ubwawe, aho niho haba ikibazo kenshi. Abantu birirwa bavuga ngo leta namaze imyaka 9 mbere yo kujya kongera ku byo nagezeho no kujya ngo njye kubabarira, nabanje gupfa neza nageze ahantu bantwara ahantu ku musozi kusengera ko nayo napfuye, bavuga bati yapfuye, nta nubwo bansengera ngo hagitangaza kiba, bagira ngo yapfuye byarangiye. Hanyuma ibitangaza biba aho ngaho, nibwo nabwendaga mbona ubu butumwa bwo kuba nakwibohora, byita kwibohora iyo uvuga kubabarira. Iyo ugeze kuri ubu rwego uba utakireba ngo ubushyiraho ibintu ngo leta zose ibihugu n'ibi tubamo, ahandi Canada usanga abantu batuka leta ku isi hose niko. Iyo rero watangiye gushyira ibintu ku bandi cyangwa icyo gihe uba watangiye kutireba, ugasanga ushinze ingufu nyinshi mu gushyira ku bandi, mu guca imanza, kandi ushobora kuba wakemura ikibazo cyawo wowe ubwawe. Icyo nicyo navuze nagusubiza kuri icyo kindi. Hari ibyo wavuze rero ngo umwe n'ubwiyunge burashoboka, ese burashoboka cyese? Nimba se bwarashobotse kuri jyewe, kuki wowe utashoboka? Kandi aha ngaha ndashaka kugumya gutsimbarara ku muntu ku giti cye. Ibya leta cyangwa iby'abandi barakora akazi kabo, kuko nawe wakora kawe. Ntabwo ushobora kujya kuvuga ngo leta yego twaganira, ni byiza gufasha igihugu, leta ukaba wavuga uti leta yagombye gukora ibi, yagombye gukora ibi. Ariko cyane cyane ni wowe, hari igihe dusanga dushaka ngo leta ikore ibintu kandi wowe ubikoze ni nkaho waba nawe utanze umusanzu wawe. Akenshi rero tujyana ingufu ku by'abandi ntitwirebe. Aha rero numvaga natsimbara kugusubiza gutyo, kandi ibi bibazo biragenda bikagaruka ku kintu kimwe gusa, ku buryo igisubizo naguha gisubiza kuri ibi bibazo byose ububajije. Ariko cyane uyirebe wowe, nimba byaraguteye kurwara, kuko hari igihe abantu ibibazo bigutera kurwara, nk'uko nari nararwaye kubera ibyo bankoreye. Ibyo bintu wagenda wibaza, nabyibajije imyaka 9 nibaza ese kuki noneho nyuma nsanga ndimo ndata ingufu kandi ngomba kwivura yewe urwaye. Igihe amaze gukira niho nabibonye. Naho ubundi ibi by'umwe n'ubwiyunge n'uguhozaho, nta kuvuga ngo wabikora ngo bibe uwo mwanya, na leta ntiyabigeraho uwo mwanya. Nibyo rero nduba nagusubiza, ariko wumva utanyuzwe wambaza n'ikindi nkaba nagusubiza.
ansubije nka samputu ariko akibarije muri rusange ntabwo ari ku giti cyanjye kuko ibyo byose niba tuvuga ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ubw'abantu babiri ni ubumwe n'ubwiyunge bureba igihugu kandi bugomba kuba buhamye tuzaraga abana ubwo niyo kontesite nabivuzemo ariko ngiye ku giti cyanjye numvise ko ansubije nka Pascal kandi wansubiza nka samputu kandi nashaka ko asubiza nka samputu nyine icyamamare ugomba gusubiza mu buryo bwa rusange. none ubwo ntiwamwitiranyije n'uhagarariye leta? oya burya ntabwo ahagarariye leta ariko ntabwo ahagarariye leta ariko burya ijwi rye rigera kure, ijwi ry'abantu nk'aba bahanzi rigera kure, nibo burya bafasha igihugu kuko baba bumvwa n'abantu benshi, n'ibyo bakoze burya abantu twebwe tubareberaho. ngaho reka mureke agusubiza dukomeze ko ndagije Imana nawe arategereje kugira ngo nawe umubaze. ugiye nkeka ko ibyiza ari kuvuga nk'uko mbivuze kuko umbajije iby'igihugu nakubwira nti hari abandi wabibaza ariko yewe icyo nagusubiza ni uko nabo ni abantu nkatwe, nabo niyo uvuze gutya uri n'umuyobozi wagombye kubaza icyo kibazo abayigiyemo baratukurikira baratwumva ku giti cye. iyo mvuze nk'uko mvuze aba yumva nubwo bifata gutya ngo mbivuze nka samputu nkanjye ariko ni hahandi mbivuze nk'umunyarwanda, ni hahandi mbivuze nk'umuntu waremwe ikiremwa muntu, mbivuze nk'umunyafurika, mbivuze nk'umuntu uri hano ku isi n'undi wese wanyumviraho akavuga ati ni uku ugomba kure. ikintu cya mbere nakubwira wenda ubwo ushaka ko wamuvuga wenda asa nk'ubwira aba leta twababwira gutya, nimba uzi ko nawe ushinzwe ubuyobozi cyangwa ushinzwe kuba ufite urwego uhagarariye kandi ukaba wakemura ibibazo, umenye guha abandi icyo wifuza nawe ko baguha, wubaha ubuzima n'ubumuntu bw'abandi nk'uko nawe wifuza ko bakubaha. umuyobozi ahari umutegetsi uwo ari we wese akenera ko bamwubaha ariko ntiyabanze nawe yubaha abandi, ibyo ukenewe nawe uriha abandi. nko kuvuga ko akundi ijambo ry'Imana rivuga ngo mugirire abandi ibyo nawe mwifuza ko babagirira, ako ndumva ariko karangiza ikibazo cyose kandi nkeka ko Pascal ako ngako numva gahagije. oya ako ni nako kaburaga rwose. urakoze ukabyara urakoze rwose. ngaho Pascal komeza rero. Jean Marie Vianney ndagije Imana barakumva ngaho mubaze nawe ikibazo cyawe. reka maze musuhuze ndamusuhuje Marie Vianney ambasaderi. muraho ya ubwo rero twaganira wambaza nkareba niba nabasha kumusubiza nta kibazo. muzi byinshi kuruta twebwe babyiruka kandi mwabonye byinshi bimwe munabinyuramo bitewe n'inzego za leta mwakoze, mwabaye ambasaderi kuri leta ya kabiri ya Habyarimana, mu ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri leta y'ubumwe nakwita ya FPR. mwabonye byinshi rero. mu by'ukuri twebwe babyiruka twabonye ibintu biba cyane, twe bari bato tubona abantu bapfa kandi bishwa gusa kubera uko basa, kubera ubwoko bwabo cyangwa se kubera ubwoko abantu babashizemo. none bibaza ko twabonye jenoside ubundi muri rusange nkayo wari uhari wabaye muri iriya leta, ninde wateguye jenoside? ni ikibazo nibaza ko gikomeye ariko nifuje kumva icyo bitekereza kuko uri umuntu w'inyangamugayo. nibaza ko abantu bose bakunda ukuri bagukurikira kandi bemeranya nawe cyangwa se ibitekerezo byawe bigera kure. cyangwa se ninde waba warateguye iriya jenoside muri rusange? uko wari uhari imbere y'intambara, nyuma y'intambara ubona ku FPR yakoze ibyo yakoze urabizi. buriya bwicanyi bwabaye ku bantu ku mpande zombi ninde wabonye bushobora kuba bwaraturutse, ninde waba warabuteguye? murakoze. urakoze muvandimwe. ubwo ndumva ushaka kuvuga nk'uko urangije nyine ubisobanura, uravuga ubwicanyi ku mpande zombi. izo mpande zombi nazo ni ukubanza tukazumvikanaho. urashaka kuvuga izihe mpande zombi? hari interahamwe zari ku ruhande rwa leta ya Habyarimana, yego, abatutsi zibica ku manywa y'ihango zirabahiga, n'imbwa bakoresheje n'imbwa ntacyo batakoze. byose nabashije kubibona ariko navutse mu muryango wambwije ukuri kandi nanjye ubwanjye nyuma nza kwisobanurira kuko nagendaga mbibona umunsi ku munsi. nkunda kuvuga nti ibyabaye mu Rwanda byabereye ku misozi, abanyarwanda barabibonye, nta n'ubushakashatsi bundi bukenewe. inkotanyi zo naraziboneye. ubwo rero nibashije icyo kibazo, ninde wateguye biriya bintu?
ijambo gutegura ntabwo nakuvunisha nkubaza ibindi bibazo ariko ubwo turabiganiraho niba dufite igihe. Uribuka ko intambara yatangiye mu kwezi kwa 10 muri 1990. Burya rero intambara yibaye koko haba akababaro kenshi kuko hapfa abantu benshi, ari abasirikare ubwabo barwana baba bahanganye nyine mu ntambara, harimo abapfa ku mpande zose. Ariko rero umwihariko w'u Rwanda ni uko abo basirikari aho bacaga rimwe na rimwe bashobora kwica abaturage babaziza impamvu zinyuranye, bakanyuzamo, ubwo ndavuga mbere ya 1994, bakica abaturage babaziza kuba bareguye kuba ibyitso cyangwa se ubwoko bwabo, rimwe na rimwe byarabaye. Ubwo rero muri 1994 ibyabaye byo kubisobanura mu by'ukuri biragoye, ariko abantu bose babikurikiriye hafi bavuga ko iriya ndege ya Perezida Habyarimana itaraswa hagajyaho guverinoma y'ubumwe ihuriyemo n'abari bemeye amasezerano ya Arusha, bavuga ko jenoside aribwo bwicanyi tsembabwoko ishobora kuba itari kuba. Ishobora kuba itari kuba, nicyo gituma rimwe na rimwe umuntu yibaza ati ninde warashe iriya ndege? Uwarashe indege ibyo ari byo byose, uwarashe indege yabikoze abishaka kandi yari azi ko nayirasa imitwe y'abanyarwanda ihita ibyimba akagaruka, kandi bari batangiye kumenyera ko amahoro ari hafi. Njye rero navuga ko abateguye itsembabwoko ku mpande zombi, nanone tubanje kumvikana kuri iryo jambo gutegura, ni abayikoze, ni abakoze iyo jenoside, ntabwo ari abayikorewe so bayiteguye, ntabwo ari abandi banyarwanda batayishakaga so bayiteguye. Yewe na guverinoma ishobora kuba yaratunguwe bikayibaho itazi aho biturutse. Ariko rero nanone nakubaza nti gutegura ni iki? Ese gutegura bisaba umwaka wose? Icyagaragaye mu iyicwa ry'abanyarwanda, uruhande rw'iyicwa ry'abatutsi, ni uko atari ibintu byaje bitya ku munsi umwe ngo abantu baratangiye kwicwa. Byagaragaraga ko hari icyateguwe. Gutegura ntabwo ari ya planification bamwe bakunda gukoresha bavuga ngo niba nta planification PPR kuri ya rubanza mpuzamahanga ngo ntabwo rwaragaragaje ko habaye planification ni ibindi bintu. Ariko gutegura ko biragaragara kuko iyo abantu bagiye ku gasozi runaka nko mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 7, hari umudamu wiciye umugabo wambwiye ati, kandi yewe nta nubwo yari umututsi, ntabwo yari muri jenoside y'abatutsi icyo gihe, yarambwiye ati umugabo wanjye baraje barakomanga babaza niba yitwa kanaka, bahita bamurasa. Twavuganye ku itariki ya 7 mu gitondo, mpamagaye ngira ngo menye amakuru, yari umuntu w'inshuti yanjye. Arambwiye ati kandi bari bafite amaliste bagenda bica hirya yacu, urugo rumwe bakarusimbuka bakajya ku rundi bakareba izina bakabica. Ayo maliste rero nkeka ko atakozwe inyuma y'urupfu rwa Habyarimana. Hashobora kuba hari abantu bari barekereje bavuga bati batanazi ko perezida azapfa ko azicwa, ariko bavuga bati nihagira ikiba tuzirwa naho kugira ngo FPR itatumara. Ibyo birashoboka. Ku ruhande rwa FPR rero navuga nanone ko ibyabaga ntabwo ari abasirikare ba FPR babikoraga mu gitondo bakabyuka batereka tujye kwica hariya hakurya ku gasozi. Ni ibintu byategurwaga n'igisirikare gikuru, bagatanga amategeko yo kubikora, bagahabwa raporo ko byatunganye, bwacyo bakongera bakajya ahandi kwica nanone. Urumva rero ko nk'uko mbivuze ntabwo ari amahanga yateguye ubwicanyi, ni abanyarwanda ubwabo bo ku mpande zombi. Hari izo nterahamwe zari iz'abahutu cyane cyane, harimo n'abatutsi bamwe na bamwe wenda batari bashoboye kubihagarika cyangwa nabo bari muri ibyo ubwo bwicanyi. Ariko ntibishe abatutsi gusa, bishe abahutu benshi cyane. Burya mu minsi ya mbere ku itariki ya 6 Perezida Habyarimana amaze kwicwa, amaze gupfa, abambere bapfuye n'abanyapolitike b'abahutu, kuko baregwaga ko ari ibyitso, ko bavugira abatutsi cyangwa ko bavugira FPR, no kugira ngo batazarwanya ubwo bwicanyi. Kuvuga rero ngo ninde wateguye ubwicanyi, muvandimwe, nakubwira ko nge nta nubwo nabimenya kuko nari mu mahanga, ariko hari ibyo nakurikiranaga. Nari nzi neza, nanjye nari mbizi ko
haramutse habaye icyago nka kiriya cy'urupfu rwa perezida Habyarimana abanyarwanda bakwicana. Ntabwo ari ibanga rikomeye, twakuze tubibona. Kera inyenzi zarateraga zikica abantu zihuye nabo aho zacaga, ariko noneho n'abatutsi bo mu gihugu bakicwa baregwa ko baba bashyigikiye inyenzi cyangwa ko bazishyigikiye. Ariko ni ibintu abari bakuze twari tubizi ku iteka. Habaye intambara y'amoko cyangwa hashyamiranya abantu biyitirira ubwoko runaka, byageraga bigakwira no muri Rwanda nabo bakicwa. Nuko nicyo gisubizo naguha. Ntabwo navuga ngo ibyo TPR itashoboye gusubiza njye nabibona, ariko njye nemeza ko ubwicanyi niyo butategurwa umwaka wose, ariko buri mugoroba bashobora guhura bakavuga bati ejo tuzajya kwica hariya. Radiyo runaka ikavuga iti hariya haracyari abantu bo kwicwa, bwacya bakagenda bakabica. None se ubwo si ugutegura ubwicanyi? Bwari buteguwe kandi buri organize, hakagenda igitero cy'abantu bazi abo bagiye kwica, na nimugoroba bakongera bagahura bagakora raporo bati twisha aba n'aba, hasigaye bariye, bwacya bagasubirayo. Nuko byagenze henshi, ntabwo ari ibintu abaturage bifindafindiraga. Nkeka ko hari harimo n'abategetsi babiri inyuma. Murakoze. Okay, Pascal uranyuzwe? Ndanyuzwe. Urakoze rero, reka ngushimire Pascal, we watanze ibi bitekerezo byawe birimo ibibazo. Nshimire kandi na Jean Paul Samputu wemeye kuza gusubiza ibibazo byawe, hamwe na Jean Marie Vianney Ndagijimana wemeye kuza gusubiza ibibazo byawe. Murakoze mwese kuba muri kino kiganiro. Murakoze Fernando Kwaya. Murakoze cyane. Aha rero niho turangirije iki kiganiro twahagamo umwanya abakunzi b'imvo n'imvano ngo batange ibitekerezo ku biganiro duherutse kubagezaho.